Chacha. Chacha na mjinga. We Chacha. Aho munzu waruhenye mu biki? Niteje umugari bw'umuntu. Umugari bw'umuntu se uva? Cyangwa ni salisa z'abakinyi. Wapi? Yatse ubugari. Mani bwa n'ubushakashatsi nari ndimo ndatestinga ngo ndebe niba birakunda. Ubwo bushakashatsi se mama bw'ubugari bwo bw'umunyu bubahora. Shabye horere kandi ubushobozi nabonye nibyo nakoze. Bagenda ngo n'amaguru. Icara no murabuze. Ubwo se ejo turagiki? Uregereje tuzajya ibyiringiro. Ibyiringiro se babijute. Uko urabona tuzajya ubugari bw'umunyu niko tuzajya n'ibyiringiro. Ibyiringiro kanagereza ubwo bugari ndebe kuno bumeze. Ahubwo se kankubaze saa 9 za nijoro telefone yanjye arimo kwikuramo ibiki. Ndiko rero umukobwa wo kwaru kubanya niba yashubije. Twese dufitanye nge nawe dufatanije imituro. Ntabwo nagushira amakinga mbabona uri umujura wowe. Umujura se kuri utaninde wowe na cya gitoki cyo kwa runaka se wakiye. Cyo kwandi se waba ugeze ubona n'ibi bitoki ngewe. Reba cya kintu cyo kwa nuye. Ntago ari wowe wakijyanye. Ntabwo twaragisangiye. Wapi? Wende ndagisa. Ibyo bitoki ntabwo bikureba. Uribuka ko amatariki ya nyiri byondo yageze? Mbese n'uyu munsi. Ntabwo ari n'umunsi ariko ari kubura umunsi umwe cyangwa ibiri. Ako wicara ufite ibiceri bya nyiri byondo. Ase ko utaringe wishuye. Wishuye? Gisa ntabwo maze iminsi ndi guhaha. Warahashye ngiye ndishyura. Dore boss ntabwo yorosha afite umuvuduko uruta w'iterambere. Naza sinzi ubwo uzamusobanurira. Mwese nzi nawe tugomba gufatanya tukishura. Ufite angahe? Ndi amafaranga mfite imbere n'inyuma na amafaranga 300. Haka iki gihora bari cyataye umutwe. Bicere 300 byishurinze. None se karibwo bushobozi nari mfite. Ahubwo wowe ufite angahe? Ndi nafite inote y'I5. Icyatanu se cy'umunani ni cyo Landlord uramuha urukubona uramucika. None se nyiri byondo ko tumwishurira 15,000 ku kwezi. Ubwo amafaranga nazo turamubwira ngo turabatumuhaye yo ngayo agende. Urabona uyu munyago ukora mu bisurusha. Kutagukubita no guhomba wowe pe. Urifata nkanje umuhanzi waturutse mu migi itandukanye ukambwira ngo ibyo bicere 300. Ase kuba wazindutse ujya mu kazi. Nanjye ngazinduka njya mu kanya. Ukabuzanye icyatanu nanjye ngazanye 300. Waretse kona imbonye ari desa gakaba ibibiri tukaba tumuhaye. Ahubwo wowe kamubwira. Reka ze tumwishura y'ukwezi ndatamwirukana amenye inzu nzazanye pivero wa peki. Utese urananiye. Ubwo nawe urasigarana inzu yonyine itagira icyo. Uratahe wanyu mu ntara nimba uturutse za Rusizi za Rubavu se mazi ibyo ntago bindeba. Kubera iki se? None se ubwo turwasa urumva turwasa waje muri Kigali inaso ufite nikwanye kuri se. Izi nzu se mama reka nza ariko ndaba ndareba uko biragenda. Okay, nari unyirukane nanjye nigire muri ko nifite ibikoresho kandi ubona nk'abana n'igikoresho. Ye bikoresho mu hino nzufite bebe bikoresho. Ibikoresho byose birimo ni ibyanjye. Ubona n'igikoresho wigize. Wataye umutwe wowe. Ataye umutwe se gute? Ko beta ngo ndakomanyagura. Shabye hore nanjye mfite umutwe. Nose uri kutsekera ngo bigende bite? Uko cyo kere wamenera ngiye. Nugasekera umwana utagiranye. No ushaka nzamurira ibibazo mwana ushaka nzamira isukari mwereke. Nuzongera ko cicana umutsi n'umwe. Tuzaza duhura tuva mu kazi buri wese agitura yiwe isubira mu kazi nyiri byo naza dusohore ubwo nakuza. Nabyo kunyereka ibyo bifunye ngo namenye bro. Gute se? Webyo byawe bimeze. Sika yeje mu byabusize. Esi wanakuza. Ntabwo ndi nyakubaho uyu munsi imbere yawe. Zana gatebe hariya nicaye. Uyu munsi ntabwo turumvikana. Gatebe arebe. Gira vuba vuba. Uyu munsi turarwana tu. Cara hano hano. Tujya guyo.
ubundi reka mwicareho ni iminsi mikenya sha mugahita muvamo. kubera iki se kandi tugiye kuvama ariko narumiwe. Ubu ikintu kinzanye ehe kubabwira ko iminsi yanyu kubarirwa do ku ntoki iminsi 2 nyuma mutari mwishyuriye inzu murayiva ari nka data irange muri mazeho ibikuta mwarabisenyuye. yes reba nkanga ukuntu habaye sinaga ariko twahasanze hari ni reka mwirwa mukubitaho ya magare yanyu. magare nusigare rigera no hejuru. Kadogo ntabwo ndi kuburana nawe iminsi 2 sibyo ni amagambo mfite iminsi 2 ndagiye iminsi 2 uri kubyumva ndagaruka mbikoreza utwanyu natwo sinzi niba muzatujyana imideni ryinshi amezi angabaye angahe amezi abaye atatu nabiri biyagabanya natatu hata twinjiye mu jyari mu kwita kizinga shaje mwijya mu magambo menshi na mezi natatu sibyo ndagiye kuserambira odini oya nabindi byinshi byo kuvugana musigare muvugane n'uwo mujama wawe ibindi tuzabivugana nyuma y'iyo minsi 2. none se nako nashama imiyaga nta bintu by'imiyaga hano sibyo hano tuba twaraje gushaka amafaranga nta bintu by'imiyaga cyangwa se ufite amafaranga muwe mu maya y'ukwezi kashi bose rero nawe uje nabi dore n'umuti ni ku cyumweru kuri banki ntago bakora kandi urabizi uducenane mfite twa turi kuri banki si ubwo urumva koko burihangane nyine uzagarukisha ako shaka wobitsa muri banki none se kuki musuzugura umuntu Kadogo ntago ubitsa muri banki ushobora kububitsa nko mwihembe wowe sibyo mwihembe se ko Kadogo nshaka amafaranga ugabanye imikino hano wowe komeza umpinga wowe uzi ububiko bwanjye imbere mu bwonko gatete ubundi nshaka gufata abantu nka feke ubivuze se ushingiye kuki atajya kubitsa kuri banki nyuma y'iminsi 2 ndabona ko ibiceri byawe ariko utazamfata feke ngo ntabwo njye mbitsa kuri banki. Kadogo rero njye ntabwo ndi gusubirikanya nawe sibyo nta bintu bya piriyave y'umwaka n'ibiki piriyave yanjye do irabura iminsi 2 ndaba nageze hano sibyo nta bintu byinshi nshaka kuvugana namwe iminsi 2 amafaranga nyasange hano ku muryango. Natwe mu gitoro cya kare umuntu barabikuriza ndaba ndo wa mbere nawe cya kare mu museke Kadogo sawa yarabika uramuka sawa sawa mukinga wa Landlord yarakaye ntabwo uri kumva ibiceri dore mu gitondo cya kare fata ino ntebe rekura ndo ndana mu nzu yabata sanga nanza kajyana bisi waza njya kwicara hera Landlord ibiki gihe karakasa mutwera n'ubu ndamuteka imitwe mu bigenze bite baho nasinzi nimba mva kabiri z'abanyamuge ntago ziramufata uyu munsi bisha n'icyaha amutekera imitwe ariko nanjye nukuvaga mu gitondo none naje muri Kigali kwando zimfata none zigenda zirago gake none n'ibindi atayinjiza Kadogo kunyihorera sha urimo kingura Landlord Kadogo wanze gukingura sawa sha naribi uyu munsi ninjye nawe sibyo kangende uyu munsi ariko turabonana tu ndakuniga none ibyo wigize
yagiye mani basi yagiye naho rero noneho ndamwemeje do uzabona fikarade mu birere hasi kwiginjira ndamwemeje ariko icyo nzi cyo nguraga naho wemeje nde shavayo ntabwo muri iyo twarumva nyakaguru koko amafaranga muri aya masanga ntabwo muyaba none se randera abandi bishiza gutyo uragira ngo nkwishize gute yakora nari unyishuye manuye ko mwidishi nakomanza ukanga gukingura kandi urimo imbere nari nasinze nagatutsi kari kandabye nakubeshe umwana muzigaba nago nakwihorera reka sha hari kera sha hari kera ubu naje wajuje naje nje ye naje nje reka usuko kwa mavi tumye gasirire bahijya ku ruhande wende ibyo ishamwe nakazi kandi nishaka ireba inyuma naga ari guco bishiza ariko mujye musa Reka. nubwo muri aba boss namwe na ntabwo mbura ikintu nta hano uyu munsi sha iki kisinzo harimo iki kingura nyingure kingura urebemo iki nyine kingura ariko urebemo inzu iki sizanjye niza ariko ntabwo wemerewe kujya kuzijyamo ndavuze ngo kingura kadu ntabwo ndi kuburana nawe ariko ubu ngubu uri bivuga ngo ni iyawe kandi kwe vayo rero iyi nzu ntakingura ntabwo ntabwo uzagura n'ikintu reba ukuntu hasi reba ukuntu mwangiriye inzu ushaka ababa we shaka ubu se mwabuze amafaranga kumva kamwereke ntabwo nabura byose njye ntabwo ndi kuburana nawe njye ntabwo ndi kuburana nawe genda nyiri inzu ushaka genda nyiri rero nzajyana ibindi bijyane ejo nabwo ndagaruka datawe nta n'ikintu atugiye mu nzu